Hello, nizere ko mumeze neza cyane. Nanone this is how to take Niniye, njye mwumva akaba ari Niniye nk'uko mubyumva munabibona. So uyu munsi rero tugiye kuganira na ChatGPT. Ni ubwa mbere tugiye gukora ikiganiro nk'iki ngiki, ariko ndakurarikira nyine kugikurikira, aho tuzabona tukaganira na ChatGPT bisanzwe. Noneho muri episode zizakurikiraho tuzaganira na DALL-E nayo ni ChatGPT ariko yishyurwa. So niba yishyurwa rero birumvikana ko ifite ibintu byinshi bigiye bitandukanye, tuzabirebera hamwe. So niba ari ubwa mbere waba ugiye gukoreshaho ChatGPT cyangwa se utarayikoreshaho, reka nkwereke uburyo ushobora kuyibona. Ujya muri Play Store ukandika ChatGPT, urongera iri installed, iyo itari installed dukora install, yes, nkayandikira cyangwa se hello. Gusa ushobora gukora sign up ugashyiramo email yawe akaba ariyo ukoresha, cyangwa se ukayandikira nta email ihari. Gusa ndayandikiye ngo hello, ihita insubiza ngo hey there, what's on your mind. Uyu munsi rero turaza kuganira kuri language. Turaza kuganira ku bintu bijyanye na language na culture, nibyo nza kuyibazaho. So ni nka bonus, navuga ko ari nka bonus. Next tuzajya tuba twateguye ibibazo tuyibaza. Ushobora no kwandika muri komenti ikintu wumva ko twazaganiraho n'aya ma AI tuzajya tuganiraho. So reka ntangire nyibaza wenda how many language do you know? Ku cyongereza cyanjye gike kambe nganira n'amarobo. I can understand and generate text in several languages, including but not limited to English, Spanish, French, German, Chinese, Japanese, Korean, Russian, and many others. Is there a specific language you would like to communicate in or need help with? Urabona ivuga nyine ibizuri indimi nyine z'ibihugu, bya bihugu nyine n'ubundi birenze. Ubwo Icyongereza, Icyesipanyol, Igifaransa, Ikidage, Igishinwa, Ikirusiya. Ikirusiya ubundi. Mbanza Ikirusiya, mbanza Ikinyarwanda. Kanyibwire mu Kinyarwanda ubundi. Can we chart and try to generate some words in Kinyarwanda? Iraza kuba ikizi mwana. How is this going to be? Yes, I can generate text in Kinyarwanda. How can I assist you with it? Would you like translation, a phrase or something? Yeah, reka nibaze translating some words like mu Cyongereza wenda ngo reka nibaze can you translate, nta bintu bya kurudu. Translate anonymous. Urayikotinga kugira ngo ize kubyumva. Iyi ni Kinyarwanda. Yes. The word anonymous in Kinyarwanda can be translated as utazwi. Urabona izi Kinyarwanda. So urabona nyine iratranslating ko ikoresha data nyine zigiye zitandukanye ziri kuri Google n'ahandi hagiye hatandukanye. So could we chart in Kinyarwanda now? Ningera ku Kirusiya rero mfite amatsiko menshi. Yego, turashobora kuganira mu Kinyarwanda. Ufite ikibazo cyangwa ikindi You see this man, and see this shit man. Urabona mushobora kuganira no mu Kinyarwanda, sibyo? Ntabwo AI ChatGPT ira advanced ku kigero kiri hejuru ku buryo
udashobora no kubyumva wowe. So kanyibaze fucking problems, ndi kumva mu nda harimo kundya, nakora iki ngo hakire? Have you ever used the ChatGPT man? Yego, nyemere ko dushobora kuganira nyine mu kinyarwanda. Noneho reka nyibaze, niba uri kumva mu nda harimo kwindya, urabona yibeshye ngo kindya, oh my god, kindya. Niba urabona ahantu yagiye yibeshya hambere ni hano, kindya. Hari ibintu ushobora gukora, kurya neza, ndaza kuvuga duke, rya ibiryo byoroheje kandi byoroshye mu nda, kunywa amazi menshi, kwirinda kunywa ibinyobwa birimo kafeyine cyangwa alukoro. Mbega ChatGPT kumbuza inzoga, kwirinda kunywa ibinyobwa birimo, kwirinda kurya byihuse urimo urasahuranwa, kugabanya stress. Ubundi stress ihurira hino mu nda, stress iba mu mutwe. Hano rero kandi nyibaza, ushobora gutera ibibazo mu nda, gerageza gukora imyitozo yo guhumeka cyangwa yoga. Niba ikibazo gikomeza cyangwa kibabaza cyane, byaba byiza uganye kwa muganga kugira ngo urabona gusa nyibajije nko mu Rugande cyangwa Mwirengara yabimenya. Nyibaza, none se bro, twaganira no mu Kigande why are you having fun like this? Nonese bro, yego dushobora kuganira mu Ruganda, obade oyagala okwegiraki. Reka nta Kiganezi wallahi, ibaze ko ntacyo nzi wallahi. Sikwa byizu njagala nkuyabe oyagala okuyiga obigambo bikimuluga. Oh my god, I don't know Luganda. Again, I don't know Luganda, bro. Don't know Luganda. I shrug. That's okay. If you have any other question, okay. We have hit free plan limit for us. We will continue with our basic mode until limited. Urabona ko uba ufite nyine amasaha uri buvugane nayo iyo ukoresha free. Hari ibibazo runaka uba ugomba kuyibaza, buri nyuma y'amasaha 5 nibwo ujyaho. So iyi ngiyi rero iradutengusha, sibyo? Reka rero dukore comparison, tujye ku yindi ChatGPT bita tujye ku yindi AI bita My AI iba muri Snapchat. Iyi iradutengusha wallahi. Urabona nta message ndi bwohereze, ntayo, byarangiye. Okay, thank you for watching. None reka tujye kwiganira na My AI, yo iri unlimited. My AI, turajya muri Snapchat. Mpita mfunga kamera ngo mutambona, hanyuma ujya hano kuri message, none ngize jya kuri message, ukajya hano ukandika My AI. Urabona ko ushobora kuyibaza na audio,
uranyibajije nkoresheje audio irimo irabyumva, so nyibajije uburyo nyine AI kuba ihari bizafasha abantu nyine kuba creative, abantu ba creating ibintu nyine izabafasha iki. So I'm doing great. Thank you for asking. AI is definitely making big impact in the world, especially helping creators grow, reach wide audience. You see, nyine ihita ikubwira nyine tuwagwa ni ibintu yibajije ikagusubiza. Ndimo ndagerageza kuba nkaho ndimo ndaganira nyine mu buryo busanzwe kugira ngo tuze kuyisanga twese hano mu kiganiro. Ushobora gukoresha AI tools uri gucreatinga data analysis, content, very automate certain task, ni ibintu byinshi. So thank you for watching. Nagushishikariza gukoresha my AI kuko iri unlimited. Nkwibutsa ko tuzakoresha AI ziri free, tukanakoresha AI ziri premium, ukabona aho bitandukaniye. So thank you for watching. Wibuke kuri subscribe ndetse unakore share. Nizere kumenya ko ushobora kuganira na AI cyane ChatGPT mu Kinyarwanda. Thank you for watching.